Mu cyumweru gishize tumaze iminsi igera kuri 5 dukorana na groupe y'abantu baje bava mu Bwongereza b'inzobere bwo mu rwego rwo hejuru. Then bari baje harimo umuganga uri muri iyo group w'umwongereza w'umularyngologist no mu ENT head and neck, ariko none akaba afite subspecialty ya laryngology. We afata umuhogo wonyene akaba ari wo ab'inzobere. Mu barwayi twabaze abarwayi bafite ikibazo twita subglottic stenosis. Abo barwayi n'abarwayi twari dusanganye hano, n'abarwayi nakurikiranaga hano na bagenzi banje. Uyu muganga rero yitwa Dr. Kate, niwe yari yaje kudufasha kugira ngo tubage abo barwayi, kuko twari twabuze uko twabafasha. Twabahaye ubuhumekero yego bafite icyo bita tracheostomy, bamaranye imyaka iri hejuru ya 2-3, ariko tutabona uko twabafasha kundi kubera ibikoresho nanone n'ubumenyi. Twabigiye ikintu gikomeye cyane. Urabona ubuvuzi bwa laryngo surgery cyangwa icyo bita airway surgery n'ubuvuzi tudafite hano mu Rwanda. Uvuga ngo nta nzobere dufite umularyngologist. N'ahandi ushobora wenda babikora birahenze cyane. Tuvuge nk'i Nairobi babikora birahenze cyane. Uvuga ngo n'amashurije agura nk'amadolari 10,000. N'amafaranga agera ku miliyoni 8 cyangwa 9 y'amanyarwanda. Tuvuga ntabwo ari umuturage wese yabona ubwo bushobozi. Kubona rero baje, icyo ni ikintu cya mbere kwanza. Abaturage bacu bagize niko navuga ko byahuye Imana irabakoresha. Kubona amafaranga bari kwishyura nk'imiliyoni zigera ku 8, baraje kubaga kuri mituweli yawe wishyuye 6,000. Nyuma mituweli urabona ko ari ikintu gikomeye cyane. Ikindi ni ubuhanga bwabo. Nuvuga ngo izo technique izo skills zabo twarabaganye nabo icyumuro cyose. Nuvuga ngo twarize. Twabigiyeho ubwo bumenyi. Ku buryo natwe ubu ngubu dushobora kubikora. N'ibikoresho barabidusigiye ariko nabyo barabisize. Icyo twakoresheje byose barabisize. Nuvuga ngo natwe tuzakomeza dufasha abarwayi bacu na assessment na follow up tuzayikomeza. Nitwa Dr. Shimimana Jean-Claude, ndi inzobere mu ndwara zo mu mihogo, mu mazuru no mu matwi, icyo bita ENT head and neck surgery. Nkaba nkorera hano ku bitaro bikuru bya kaminuza by'ihuye byitwa CHUB. Twari tumaze mu cyumweru gishize tumaze iminsi igera kuri 5 dukorana na groupe y'abantu baje bava mu Bwongereza b'inzobere bwo mu rwego rwo hejuru. Baje bari muri organization yitwa Legacy of Hope. Then bari baje harimo umuganga uri muri iyo group w'umwongereza w'umularyngologist no mu ENT head and neck, ariko none akaba afite subspecialty ya laryngology. We afata umuhogo wonyene akaba ari wo ab'inzobere kuri uwo muhogo. Niwe tumaze iminsi 5 tubagana nawe hano ku bitaro byacu bya kaminuza. So urambaje uti ese mwabazi iki? Mu barwayi twabaze abarwayi bafite ikibazo twita subglottic stenosis. Abo barwayi n'abarwayi twari dusanganye hano, n'abarwayi nakurikiranaga hano na bagenzi banje, ariko abarwayi bari bafite indi history yuko banyuze muri ICU mu ndembe bafite ikindi kibazo, ariko bahabwa umuka bahumeka kubera kubyuma, ariko hari ikindi kintu kibanyura mu muhogo. Iyo uyu murwayi amaze gukira, hari icyo kintu rero baba bakunyije mu muhogo, hari igihe gituma ugira stenosis yo larynx, kandi ikibazo cya mbere waragikiza. Uyu muganga rero yitwa Dr. Kate, niwe yari yaje kudufasha kugira ngo tubage abo barwayi, kuko twari twabuze uko twabafasha. Twabahaye ubuhumekero yego bafite icyo bita tracheostomy, bamaranye imyaka iri hejuru ya 2-3, ariko tutabona uko twabafasha kundi kubera ibikoresho nanone n'ubumenyi. Yaraje uyu muganga, abo barwayi turabahamagara bose kuko twari tubafite mu records bagira kuri 14. Then arabasuzuma, umunsi wa mbere yabasuzumye, noneho buke bwaho dutangira kubabaga kugira ngo turebe ko twabafasha. Icyo navuga nuko ubwo burwayi ko bumeze, iyo dusanze nta kibazo kinini gihari
turavanamo ako kantu kaguhumekesha tugafungura uburyo bw'umumekero kandi twadushumi twongera tugakora ijwi rikaza nuko muri abo barwayi hari umurwayi umara amazi imyaka irenga 2 kuri 3 atavuga afite ako kantu kamuhumekesha kitwa tracheostomy tube ariko twabashije kukamuvanamo then tuvanamo stenosis ya muri subglottis noneho na twadushumi dutuma avuga turakora neza agarura ijwi atayishime cyane mu myaka 3 atavuga turamufasha bose bari 14 barakize ntabwo twavuga ko bose bakize kuko hari uburwayi bugeze kuri level bugeze kuri level zitandukanye n'impamvu zitandukanye hari abo twaguye tubahumekero bwiza na kariya kantu ariko kuvuga bitaraza urumva hari abo twabuvanyemo baravuga abavuga bagera kuri bageze kuri bana bavuga directement ako kanya kuko nyuma bashobora kuvuga nyuma y'undi mwaka twakora reassessment kuko nzabareba nanone nzakomeza mbakurikirana nyine nyuma turebe ko tushobora gutuma bavuga noneho nabo nyuma none aba baganga b'inzobere bavura babaga hano mwabigiye iki twabigiye ikintu gikomeye cyane urabona ubuvuzi bwa laryngo surgery cyangwa icyo bita airway surgery n'ubuvuzi tudafite hano mu Rwanda uvuga ngo nta nzobere dufite umularyngologist n'ahandi ushobora wenda babikora birahenze cyane tuvuge nk'i Nairobi babikora birahenze cyane uvuga ngo n'amashurije agura nk'amadolari 10,000 n'amafaranga agera ku miliyoni 8 cyangwa 9 y'amanyarwanda ntabwo ari umuturage wese yabona ubwo bushobozi kubona rero baje icyo ni ikintu cya mbere kwanza abaturage bacu bagize niko navuga ko byahuye Imana irabakoresha kubona amafaranga bari kwishyura nk'imiliyoni zigera ku 8 baraje kukubaga kuri mituweli yawe wishyuye 6,000 nyuma mituweli urabona ko ari ikintu gikomeye cyane ikindi ni ubuhanga bwabo nuvuga ngo izo technique izo skills zabo twarabaganye nabo icyumuro cyose nuvuga ngo twarize twabigiyeho ubwo bumenyi ku buryo natwe ubu ngubu dushobora kubikora n'ibikoresho barabidusigiye ariko nabyo barabisize icyo twakoresheje byose barabisize nuvuga ngo natwe tuzakomeza dufasha abarwayi bacu na assessment na follow up tuzayikomeza itanerangiye haje n'undi muntu nabafasha nukuri twamufasha kuko n'ibikoresho barabisize kandi twarakoranye n'ubumenyi barabudusigiye n'ubu tuguma tuvugana nabo kuvuga ko bagiye turavugana kuri WhatsApp video ari ikintu tugomba kudiskita tukadiskita nabonye actually abana beza babashaka gusharinga ubumenyi uretse ko nabo hari ibyo batwigiyeho hari abarwayi batari bwabone nabo bavuze ati this is the first time bavuga ati natwe turimo kwiga hari ibintu utari bwabone tuvuga ati okay ibyo ni byiza abo nashimira iyo legacy of hope yuko bagerageza kenshi bakajya baza buri mwaka